Ndabakiriye mwese bene data, nshuti, bavandimwe, bakunzi bacu ba Pure Gold TV, namwe bashyitsi mwadusuye uyu munsi, mwasuye Pure Gold TV uyu munsi, akaba ari ubwa mbere mwese ndabakiriye mu izina rya Yesu umwami wacu, kandi mwese mbasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi bamenyesha ko hano uyu munsi wa none ku wa mbere tugiye gutangira icyumweru aricyo nise Holy Week, cyangwa niko cyitwa Holy Week. Mu gihe iki cyumweru cyose tugiye kumarana dusenga kandi twiriza ubusa, cyane cyane dutekereza urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo, ukuntu yaje hano mu isi akatubabarizwa. Iki gihe twibuka cya Pasika ni igihe rero tugiye kurebera hamwe guhera uyu munsi ku wa mbere itariki ya 11 z'ukwa kane 2022 tukazageza kuri 17 z'ukwa kane 2022 ariyo Pasika, umunsi uzaba yazutse. Tugiye kurebera hamwe imibabaro ye, ukuntu yatubabarijwe, ukuntu yasenze, ibyo yanyuzemo byose tugiye kubifatanya hano kuri Pure Gold TV muri iki cyumweru cya Holy Week, dusenga twiriza ubusa, cyane cyane tuzirikana urukundo Imana yadukunze akaduha Yesu Kristo ngo aze atubabarizwa. Ariko hari impamvu, yari afite misiyo yo kugira ngo we nanjye tuzamenye Yesu, kandi tuzamenye Imana, kandi cyane cyane tuzahabwe ubugingo buzahoraho iteka. Imana itugirire neza. Mwese rero ikaze, turi kumwe bakunzi bacu ndetse n'abashyashya, mwese muhinduke abakunzi bacu, tujye tubana kenshi, tujye tubana buri gihe. Iki cyumweru kitubera icyumweru cya Holy Week, koko icyumweru cy'imigisha. Mbere yuko dutangira kurebera hamwe ijambo Imana yaduteguriye uyu munsi, nagira ngo tubanze dusenge nk'uko gahunda yacu imeze hano kuri Pure Gold TV. Twizera Imana, turi abakristo, ni TV y'abakristo, ariko buri wese aratumiwe. Utari umukristo, buri wese aratumiwe rwose, urisanga hano kuri iyi TV ni yawe nawe. Reka rero dusenga Imana, nizera Imana, nizera Yesu Kristo, nizera umwuka wera udufasha. Nagira ngo dusenge dusabe n'ubundi umwuka twaweho umufasha, aba ari we ufatavura, aba ari we uyobora iki gihe gito, akanya gato tugiye kubana uyu munsi wa none turebera hamwe ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mana Data, ndambuye ikiganza ngushima, ngushimira urukundo rwawe, ngushimira ubwiza bwawe, ngushimira umwanya waduteguriye, iki cyumweru cya Holy Week waduteguriye cyo kugira ngo tubane, utugaburire ifunguro ry'ubugingo, dufashe ijambo ryawe ridufashe. Ndagushimye ko umwuka wera ari we ugiye kuyobora, ndetse yewe ndasama yuzuze akanwa kanjye, nge ndasama yivugire muri jye, ndaba mikoro we yivugire kugira ngo atwigishe, kuko niwe uzi ibyiza bituruka kuri wowe. Urakoze Mana, kuri kumwe natwe, byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Shuti bakunzi bacu, turi kumwe uyu munsi wa none aha, uyu munsi wo kuwa mbere. Reka turebere ijambo ryiza Imana yaduhaye, dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 22, turahera ku murongo wa 39 tugeze ku murongo wa 52. Ariho hatwereka ko Yesu Kristo yagiye gusenga, noneho ajyana n'abigishwa be ahantu ku musozi Elayono. Yesu n'ubundi yasanzwe ajya gusenga nk'uko bisanzwe, rero arahajya ajya gusenga. Bahageze ahita abwira abigishwa bati, nyamuneka musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Impamvu yababwiye gutyo ngo musenge kugira ngo mutagwa mu moshya, cyangwa se mutazavaho mugwa mu bigeragezo, ni ukubera ko yarazi byari bigiye kuba. Yarazi ko imbere hari ibikomeye, kuko Yesu Kristo yari Imana. Yarazi ko bagiye guhura n'ibigeragezo bizatuma abigishwa be bavaho bacumura, ariko yavuze ati, nimusenge mutazavaho mugwa mu moshya. Natwe rero Imana igitubwira ati dusenge. Niyo mpamvu muri iki gihe, muri iki cyumweru twafashe ibihe byo gusenga, kuko gusenga biraduproteja, gusenga biraturinda. Iyo dusenze turindwa kujya mu moshya, bya bindi byari kuzaza bidusubiza inyuma bikurwaho, tukagira imbaraga. Gusenga rero ni ngombwa cyane, natwe dusenge kugira ngo biturinde tudacumura, tutazavaho dusubira inyuma, tutarangara muri makeya, maze umwanzi akaba yakwinjira muri twebwe.
muri ako kanya rero dusomye ku murongo wa 41 n'ubundi turacyari muri Luka ibice 22 umurongo wa 41 haratwereka ukuntu Yesu yaje kwigirayo ho gatoya, asiga abigishwa be yigirayo abaha intera mbese nka metero nkeya, aragenda asenga wenyine. Byabaye ngombwa asenga wenyine, ahita abwira akora isengesho ryo kuganira na se wo mu ijuru, Imana yaremye ijuru n'isi. Aravuga ati data, niba ubishaka iki gikombe sinkinywereho ahubwo gikurweho. Mu Kinyarwanda bavuga ngo kindenge. Ni ukuvuga ngo yari amaze kubona urupfu agiye gupfa, kuko yari Imana. Yesu Kristo yarazi byose, yarazi ko agiye gupfa urupfu rukomeye cyane rwo ku musaraba, ariko asenga iri sengesho ati data umbabarire, n'ubushake bwawe, niba ari ubushake bwawe iki gikombe kindenge sinkinywereho. Yasenze nk'umwana w'umuntu. Aho niho bitwerekera ko Yesu yari umuntu. Yagize ubwoba aravuga ati yewe data, ngiye gupfa rura rupfu, mbabarira rurapfu sindupfe rwose, mbabarira rukureho. Ariko ntirwakuweho, kuko umugambi w'Imana nyine, ubushake bw'Imana bwari uko Yesu agomba gupfa rura rupfu tuzarebera hamwe rwo ku musaraba. Muri ako kanya rero umumarayika ahita ava mu ijuru wo gukomeza, ngo amukomeza, ngo amuhe imbaraga. Amuha imbaraga kugira ngo akomeze urugendo, amuha imbaraga zo kubasha kwihanganira ya mibabaro, rwa rupfu tuzarebera hamwe. Nuko Yesu Kristo rero arakomeza arasenga, noneho asenga isengesho ryo kwinginga kurushaho, aringinga kurushaho. Muri uko kwinginga kurushaho no gusenga, kuko yaramaze no guhabwa imbaraga, arimo asenga agira ibyuya. Murabizi ko hari igihe umuntu akora cyane akagira ibyo bita ibyuya, agatutubikana akagira ibyuya. Nawe yarasenze kugeza aho agira ibyuya bye byari amaraso, kugeza aho bihinduka amaraso ngo akajya ajojoba akagwa hasi. Ibyuya bikamanuka bituruka hano mu mutwe y'abantu babizi ibyuya, murabibona hano, we ngo byahindutse amaraso, bigashoka bigatonyanga bikagwa ku butaka, bikagwa hasi akabibona. Murumva rero ko kuntu yasengaga byari bibabaje, byari mbese ibintu birimo n'umubabaro no kwinginga cyane, ariko Imana nyine yabanye nawe, arihangana, Imana iramufasha. Nuko aza kugenda, aragenda no asubira aho abigishwa bari, kuko nababwiye ko n'ubundi yari yigiyeho gato, asubirayo ajya kubareba. Ageze aho bari asanga basinziriye kubera n'agahinda, basinziriye kumva amagambo ari kubabwira, basinziriye kubona situwasiyo uko yari imeze. Byari ibintu biteye ubwoba. Abo barasinzira bagwa agacuho, bari bananiwe cyane, bamaze igihe banasenga. Arasinzira, arababwira ati mukanguke, ashyiraho itegeko, mwabigishwa banjye mwe, nimukanguke, nimuhaguruke musenge, nimubyuke. Murasinzira, musinzira iki? Tugeze mu bikomeye, nimuhaguruke, nimubyuke, mukanguke, dore ibintu birakomeye. Nimusenge mutagwa mu moshya, mutagwa mu bikomeye. Aha niko yabacyashye ababwira, kuko yarazi ibigiye kuba, yarazi ko imbere hagiye kuza igitero. Mu kanya gato igitero cyaheze kiza, igitero cy'abantu benshi cyane baje gufata Yesu, cyahise kisuka muri ako kanya. Akimara kubabwira ati nimubyuke, twatewe, namwe murasinziriye, nuko igitero cyahise kiza gifata Yesu. Bafata Yesu, mbese intumwa ze zirarakara. Kandi icyo gitero, ibintu bibabaje, cyari kiyobowe n'umwe wari umwigishwa wa Yesu, wari umwe muri bo, ari we Yuda. Niwe wari kiyoboye, niwe wari uje kubereka Yesu uwo ari we, kuko ntibari bamuzi. Yari yababwiye ati ikimenyetso kibereka ko ari we mumufate nuko musoma. Agenda agiye kumusoma, Yesu aravuga ati atansiyo Yuda, nakumenye, urimo kugambanira umwana w'umuntu, ukoresha ikintu cyo gusoma cy'uburyarya. Ibyo bibaho, indyarya zibaho, umuntu akaza gushaka kugusoma ku itama, kukwereka ko agukuze kandi arakwanga. Yesu yahise amukoza isoni, avuga ati atansiyo, nakumenye, ndakuzi, havevaho, wigerageresha, wigambanira umwana w'umuntu ukoresheje ubwo buryarya bwawe, werekana ngo urankunda kandi utankunda. Dusomye ku murongo wa 49 haratubwira ko icyo gihe nyine ngo intumwa za Yesu
bo bahise babona ibigiye kuba, bahita bavuga kuko barimo babona bataka Yesu. Umwe muri bo yaravuze ati tugiye gukura inkota, tugiye gukura inkota zacu natwe twirwanirire, tuguhorere, duhite dukora akantu, tugiye gukora akantu natwe turakuramo umwe. Ariko Yesu aravuga ati oya, ariko umwe yaje guca ugutwi kumwe mu bagaragu, k'umugaragu w'abatambyi, w'umutambyi umwe wari muri bo mukuru. Harimo umugaragu w'umutambyi mukuru muri abo ngabo. Umwe mu ntumwa za Yesu ararakara, agira umujinya, afata inkota aca ugutwi k'uwo mugaragu. Muri icyo gihe nyine harimo imvururu, bari mu mvururu barimo bashaka gufata Yesu. Umwe mu ntumwa za Yesu ararakara, turetse nkwereke, afata inkota aca ugutwi k'umwe mu bagaragu, umwe w'umugaragu w'umupriest, umuhayi priest, umutambyi mukuru muri aho ngaho. Yesu aravuga ati ibi ntimwongere kubikora, ntiwongere gukora ikintu kimeze gutya, rekera aho ngaho, nimurekeraho, ntiwongere kubikora. Hitabuze intumwa ze, ntiwongere kumena amaraso, nta bintu nk'ibi ngewe nshaka, bihorere bakora ibyo bashaka. Kuko Yesu yari umunyampuhwe, yari umunyembabazi. Yesu yari Imana, yari afite umutima wo kubabarira, w'urukundo ndetse no kwihangana. Ntabwo yashakaga kwihorera, ntiyashakaga imirwano, ntiyashakaga amaraso kwameneka. Ahubwo yavuze ati bigishwa banjye nimubihorere, mubareke bakora ibyabazanye, musubize inkota ahazo. Yesu afata kwa gutwi kuko yari Imana, agusubiza kuri wa mugaragu, ugutwi gusubiraho. Wibera guciye ugutwi k'uburyo kwavuyeho, arongera gusubiraho, umugaragu arakira. Nuko byageze, nuko yari ameze, nuko yari ateye. Avuze ati ntimwongere imirwano, sinyishaka. Ibi byose wavuga ati se Yesu kuki yemeye kubabazwa gutya? Ese Yesu kuki yemeye kunyura mu mibabaro gutya? Mwene data turi kumwe muri iki cyumweru cya Holy Week, muri iki cyumweru cyo gusenga no kwiyiriza ubusa, turasenga tuzirikana urukundo Yesu yadukunze, tuzirikana iyi mibabaro ye. Impamvu yemeye kubabara ni kubwawe nanjye, kugira ngo tubone ubugingo buhoraho, kugira ngo tubone agakiza. Mpagarariye aha, tuzakomeza ejo mu gitondo nanone turebera hamwe ibizakurikiraho, kuzakomeza kuri urugendo rw'umusaraba wa Yesu Kristo, imibabaro yanyuzemo, ariko akihangana, ariko agakomera, akerekana ko ari Imana, akerekana urukundo. Ibi byose ntabwo Yesu yigeze yihorera na gato, ahubwo yarababariraga, akabagirira impuhwe. Imana itugirire neza. Reka rero muri uku gusenga kwacu no kwiyiriza ubusa, dusenga tuzirikana urukundo rw'Imana. Yadukunze akatwohereza Yesu Kristo kugira ngo aze tubabarizwe, adupfire, ariko kinejeje yarazutse. Tuzayibona, bizagushimisha cyane. Uyu munsi wa none sigarana aya magambo yo gutekereza ukuntu yagambaniwe n'umwe mu bakunzi be, umwe mu bari abigishwa be, ukuntu bari baje bafite umujinya, baje kumufata. Umwe mu bigishwa agashaka kwihorera no gufata inkota, ariko Yesu akavuga ati subiza inkota hayo, sinshaka amaraso. Akababwira ati ahubwo musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Cyo ni cyo yabakomeresheje gusenga. Natwe turimo gusenga iki cyumweru cyose kugira ngo dutabarwe, kugira ngo Imana iduproteje, kugira ngo tubone imbaraga z'Imana zidukomeza mu rugendo, tudacika intege, tutagwa mu moshya, tutagwa mu byaha, tutavaho twihorera, tutavaho twangana cyangwa twihorera ku banzi bacu, ahubwo dusenge kugira ngo tutagwa mu moshya. Imana ikugirire neza uyu munsi wa none, ukomeze uzirikane aya magambo. Ndakwibutsa ko twayasomye aturuka muri ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 22, uhereye ku murongo wa 39 ukageza ku murongo wa 52. Reka dusenge. Urakomeza usenga aho uri, nawe urakomeza nsenga aho uri. Twibuke ko iki cyumweru cya Holy Week dusenga twirije ubusa hano kuri Pure Gold TV,
kandi bamenyesha ko n'ubundi muri kumwe na Jose tuzaga tubana buri munsi kurangiza iyi minsi 7. Imana iguhe umugisha, komeza ugira ibihe byiza, ndakuzirikana nawe unyibuke kugira ngo Imana itwambike imbaraga, tujye tunesha Satani, tujye tunesha icyaha cye kutubata, ahubwo tugihungire kure. Imana ikugirire neza, gusenga niyo ntwaro yacu izadukomeza. Imana ishimwe, reka dusenge. Mana Data, turakoze cyane, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kuri kumwe natwe, turagushimye kuri Imana idukunda, turagushimye kuri Imana yaduha Yesu Kristo, turagushimye ko yaduha umwuka wawe kugira ngo adukomeze tubashishe. Ndakwereka iki cyumweru cya Holy Week, ndasabiye bene Data turi kumwe hano dufatanya hano kuri Pyogorozi TV, ubabashishe, ubashoboze, unshoboze nanjye, dukomeze dusenge dusaba kugira ngo twuzuze umwuka wera, twuzuze imbaraga zawe. Mumarayika manukire kuduha imbaraga no kudukomeza kugira ngo tutagwa mu moshya, tutazagwa isari, utubashe mu rugendo twatangiye Mana rugana mu ijuru. Ntibyoroshye ariko turi kumwe kandi uzadushoboza. Urakoze Mana, komeza utugirire neza. Ndasabira abatarakumenya ngo bakumenye, ndasabira abaguye ngo babyuke, ndasabira abarwayi ngo bakire, ndasabye ngo ubohore benshi muri iki gihe cya none, ndasabira abari mu kaga, ndasabira Ukraine Mwami Yesu Kristo iri mu ntambara, ndasabye kugira ngo uhagarike intambara muri iyi si mu izina rya Yesu Kristo. Reka abantu bakundane, baho urukundo rwawe Mwami, no ufite urukundo no kwihangana n'imbabazi no kutihorera. Reka tugire kamere nk'iyawe Mwami Yesu, ngwino uhindura imitima ya benshi. Ndakwereka iki cyumweru cya Holy Week kugira ngo ubane natwe twese, izina ryawe rihabwe icyubahiro hano, ukomeze udukomeze. Sabe bene Data Mwami, twari kumwe, bakomeze bagume imbere yawe. Iminsi 7 turayikweretse Holy Week, utubashishe komeza gusenga no gusoma ijambo ryawe no kwirana nawe. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Mwami wacu, amen. Bene Data, mukomeze mu gihe igira ibihe byiza. Ndabashimira cyane umwanya wanyu iki cyumweru turi kumwe, kandi basabira ngo mugire ibihe byiza. Imana ibampere umugisha, turi kumwe, tuzakomeza ejo mu gitondo Imana ariyo ibishatse, kuko niyo n'ubundi dutegeka kandi niyo itugenera ibihe. Imana iguhe umugisha, komeza ugira akazi keza, niba uri ku kazi komeza ugira ibihe byiza. Turi kumwe, be blessed. Tuzakomeza ejo mu gitondo. Amahoro kubw'ibibazo by'isi, ndashaka kukurangira intsinzi nyayo. Ujye usenga ushika, usenga Imana nayo izagusubiza. Ufite ibibazo imbere mu mutima, wabuze amahoro kubw'ibibazo by'isi, ndashaka kukurangira intsinzi nyayo. Ujye usenga ushika, usenga Imana nayo izagusubiza.